Ndi papa Sava. Wiriwe papa Sava. Amakuru ni meza. Aha naheze. Aha naye kutari ku ishuri. Narivuyemo. Papa Sava narivuyemo. Nasanze bitazava. Byagenze bite? Narivuyemo. Oya. Papa Sava. Urabona? Oya, ntago byavamo reka nkubwire. Narihanganye ariko ubu noneho bigeze finale. Ubu ishuri warivuyemo burundu? Narivuyemo. Byagenze bite? Urabona Margarita. Sinakubwiye ni Margarita ntabwo azatuma nigira ishuri. Niho bari gukuyemo? Margarita. Ari nkuyemo da. Rivuyemo rwose. Byagenze bite rero? Urabona ejo bundi ninjoro yarampimye agenda ateka umushogoro agashogoro kangana gutya, arangije afata inusu y'ubugari aba ariyo asonga. Amaze kuyisonga nayo angabanyiriza akantu kangana gutya, aravuga ngo ibyo ngibyo n'ubundi ntacyo maze. Ndihangana ndaryama ariko ndyama inzara indya burinda buke. Mu gitondo abyutse mvuga nti wenda mu gitondo wenda buriya arabona uko byare bigenze, abe wenda yangirira impuhwe. Afata igisafuriya cy'iwacu kinini kijyamo nk'amacupa 15, ashigisha igikoma cyuzuye. None uko agishigisha nkavuga ni umugore wanjye. Urabona ko umugore wanjye noneho yangiriye agatima. Ndavuga ni wenda ari bumpeho wenda rwose nk'igikoma cyinshi. Mvuga nti nicyo agitekeye. Papa Sava agiye ku amagace k'igikombe. Aravuga ngo ngako. Ntabwo yese kwashigisha cyinshi. Wampaye igikoma ko none ntanariye. Uzi ukuntu byagenze. Wampaye igikoma nkawe ngahaga. Ubu ngubu koko ninsinzira mu ishuri kubera inzara, wowe ntabwo uraba wisebeje. Arambwira ngo n'ubu ntacyo mugenda ntacyo maze. Wakuwe mu ishuri n'igikoma? Ndemera ndasiba. Urumva? Ubwo nabwo narasibye. Ubwo warasibye? Narasibye ntabwo nagiyeyo. Uribuka n'ikindi gihe nabwo yigeze kungerageza. Cyagiye nabwo nasibaga, wanyuri wacu kambaza ngo kuki nasibye kujya ku ishuri. Cyagiye nyine yambwiraga ngo ntacyo maze ijoro ryose byageze mu masaha 9. Nkavuga nti reka neme nasinziriye. Ambwira nyine ngo nta kintu ndimo gukora nyine. Ese waragikoze? Kuri arabwenge. Ese waragikoze? Naragikoze. Noneho ndanshoje ngo agacuho. Ndasinzira. Nsinziriye
buri iyo bucya nakangutse bwagize nawe aranyihorera ubwo nabwo ndasiba. ubwo ni ukuvuga ngo wagabanyije nyine amapura wari wakoze pura nkeya. oya nagerageje kugeza ubwo yanambwiye ati ntureba, yambwiye ngo ntureba noneho urasa ku ntego. ubu rero ukuwemo n'iki? rero ikintu noneho kinkuyemo gitumye rwose ndivamo burundu. Pasava ntiwibuka buriya njya kubana na Margarita, ntabwo uzi ko nambaraga kereyo na shimboke n'amashati ya tarambura. ntuzi ko ari byo bintu nambaraga, sokoza rwose nkasokoza agapenke, urumva ahangaha nkasokoza agapenke nkagira ikintu cy'igisuguri n'ubizi ubusore bwanjye. rero buriya Margarita urabizi ko twabaye inshuti, urabizi ko twahuriyemo muri bwa ubukwe yazanye n'abandi bakobwa, nkamubona nkamubaza iwabo, akambwira, tugasanga nyine dusa n'abagenda mu nzira zimwe. uribuka ko ariho byaturutse. noneho urabizi ntabwo wowe naguhisha, urabizi. rero ku byerekeranye nyine n'amashuri buriya twari twarumvikanye ko kubera ko ngo abariya bana b'iwabo bose barumuna be basaza be uzi ko bize baminuje bose, bamwe ari abadogiteri, abandi nubwo batakora akazi kabo ari abacuruzi bakomeye. aravuga ati ariko wari mwiza, ariko ikintu defu ufite nimba. ndamubwira nti se defu ni iyihe? ambwira ati sinzi ko mu muryango wacu wakwemera udafite amashuri menshi. ndabwira ariko njyewe nta muntu uzi ko ntize. mpita mubwira nti rero noneho reka tubipange, nzavuga ko ndi goronome. buriya bari bazi ko ndi goronome. buriya mu muryango wabo bari bazi ko ndi goronome. wowe ubuguka buri goronome? rero muri iyi minsi rero bagira atya, baba bari bamazemo igihe badutumaho ngo baradukumbuye, ngo nawe baramukumbuye, arashigisha ikigage rwose, muha n'amafaranga yavamo nk'amagazi 2. ndamuhana ugenda ubabwire ibintu by'amasomo byaramutwaye, asigaye ajya ku ishuri, ubansuhurize. ibyo tubyumvikana, arabyemera, aragenda. ntageze iwabo rero, ageze iwabo noneho barumuna be ngo n'abasaza be barahahuriye, ngo bakajya bamureba bakamusuzugura, ngo bakamureba, ngo bakisetsa. yese aravuga ati ese nuko ntazanye n'umugabo wanjye nicyo kiri gutuma bansuzugura? sinzi ngo murumuna we wasetse haramubaza ati ese ati kurimo guseka? ati kumbi ati wajya kubeshya umugabo yarize naho nta gashuri na kamwe agira. rero inkuru zanjye zo kujya ku ishuri zagezeyo. ati umugabo wawe waratubwiye ngo ni goronome, none arimo ariga mu wa mbere primaire. ese nibyo mwikura? atari kuragaragaye. ubu rero ntabwo yaratashye, arararira bumukeraho, ambwira ukuntu ngo abagore bandi yari yarabihanganiye, bari abagore bose ngo yahitaga bagashimana inzara, ngo ibyo yari yarabyihanganiye, ngo yajyaga mu bandi bagore, yajya mu kimina ngo bagashimana inzara, nyine ubwo ngo nyine ngo bamuseka. noneho kubera ko nyine wenda bamusekaga ari abaturanyi nabo bafite abagabo wenda nabo bameze nkanjye, batinye wenda kujyayo, bo ntibamuseke cyane akabyihanganira. ariko bigeze iwabo biranga. noneho yirengagiza ibintu twari twumvikanye mbere. mubwira ni ngaho reka twibanire, njye mvuga ko ndi goronome,
kandi urabyibuka ko nawe yarashaje yarakeneye umugabo. urumva nabo bize baramurebaga nta wari waramushaka. ese ko nta muntu hariya iyo mwajyagayo wagiraga atya akaba yavuga nk'igifaransa cyangwa icyongereza? iyo wavuga igifaransa nashakaga ukuntu mbiviringa nkabiviringa nkavuga ntari ku izindi ndimi buriya z'abanyamahanga nta nubwo nzikunda njyewe. Buriya nkunda ikinyarwanda kuko buriya ikinyarwanda cyo ku isoko bamwe bagahita banshyigikira. none ubwo rero nicyo cyatumye ubivamo nyine. ubu urivuyemo kubera iyo mpamvu nyine? ndivuyemo ese papa SAVA ari ukubaka nkagumana n'umugore wanjye no kuba ntajya ku ishuri ngasenya wangiriye he na biragoye. none se kubyuka ukubura ahangaha bite? ni undi waguhaye akazi ntihatungiye cyane madede? reka nawe none ariko uzi ko nawe ugiye kwirengagiza. hanyuma se ku ishuri ntabwo turimo kwiga no kwihangira imirimo? ku ishuri? ku ishuri mu wa mbere wabanza ibyo se barabyiga mu wa mbere ko nzi ko biga imibare iciriritse kubara n'utubuye n'uturongo bakiga ibintu byo kugira byo gusoma no kwandika inyajwi wenda bakanakina bakaririmba mu ishuri kwihangira imirimo entrepreneurship hari ubwo no muri ntibahiga muri toronkome ndimba. ariko ibintu byose umuntu akora se ni uko aba yarabitojwe se. ubuse Margarita namushatse se ntari imanzi? uri imanzi? ko namushatse ndi imanzi hari umuntu wigishije anyigisha nyine kumudeborosora nyine kuriya. ntitwabyaye abana se ubu se ntago bakuze. hanyuma se hari uwabinyigishije? hari umuntu wigeze anyibinyigisha? ibindi wize ni ibiki so? nari nsanzwe se twari dusanzwe. Mwiriwe neza. hanyuma ndimba wiriwe nawe sha. mwiriwe. ya. se nigeze ariko kwiga n'uburyo nari umufundi wanyigishije se wigeze ubona hari ahantu nabyize se by'ubufundi? kwiga ni byiza pe. wagiye kwishuri? Gihe mbyigira nyine nkabireba nyine nka tekinika nka niko papa SAVA abana itafari baragiruka. ngo kwiga n'uburyohe ku ishuri ibintu ni munange ibintu ni byiza cyane ku ishuri. nagwe ngo hararyoshye ku ishuri ni uburyohe gusa. uburyohe ibintu byahindutse. Ramaza batangiye kuhana bombo. batangiye kubaha bombo buri munyeshuri. nakubwiye ngo kwiga n'uburyohe. kwiga yewe ndimba uzi ku ishuri ibintu mva ibintu byahindaguritse ibintu byabaye byiza gusa byabaye byiza muri bombo se? nyine batangira kujya bagira uzi ko uri mwana afite bombo uri mwana afite bombo ku ishuri. ariko kwiga we uzi kwiga kwiga ibintu byabaye byiza. ariko papa SAVA uzi ikindi cyiza cyo kwiga se uzi ko ari ugiye kuba shefu w'abanyeshuri? shefu w'abanyeshuri. Ramaza niwe ugiye kuba shefu w'abanyeshuri? nakubwiye ngo ni uburyohe gusa. wabitorewe nande? abanyeshuri bose bangiye inyuma ati ubwo ndimba atadahari ntabwo niwe ugiye kuyobora. ninjye bari gutora. ubu wabaye duhaye? ninjye uyobora abanyeshuri bose. ninjye mushefu. ahubwo rero
uzise n'ikindi cyiza niba wa mutica wawe wa mutica wawe kagakobwa yagize atya agira atya araza nkoze ikibazo cy'imibare ahita nkora mu mutwe oya ngo bizagenda biza reka nkubwire niba utangiye kunetera mutica oya rwose oya ibyo ntabwo byavamo iyindi bombo nayiriye ku ishuri oya ntabwo byavamo ibyabo iya kabiri ni tica wayimpaye umushuti wa oya ntabwo byavamo pasava oya reka oya ntabwo byavamo ariko kwiga we ntabwo byashoboka da kwiga ni uburyohe sha ndisubiyemo kubera bombo se cyangwa kubera tica ndisubiyemo tica ngo yagize ate tica yankozeho none se iyi mirimo aka kazi wari wihangiye nta guhembesha ni inkunga nabateraga nta kibazo nta mpembesha ndasubirayo ndarisubiramo ariko hanze ujagaraye utazi n'ibyo uri ndarisubiramo ngaho ngenda mumvira ndarisubiramo amaza tugende yego sha ndimba muragiye rega ko wari uhombye shahu uza amabomba ari ku ishuri nese amakaye amakaye ndajyayo ndisobanura ariko kuko nkocinga mwogacwa mwe ubu nzakocinga nkocinga n'ubwenge busanzwe ndi papa SAVA